Izo wakoze subscribe kuri Nyawo TV show nawe turakora subscribe. Ikindi gihe kiye kuba wakora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byacu tugira uploading byacu bya buri munsi. So uyu munsi rero ngarutse mbashimira kubwitanye mwagize ndetse no murava. Uyu munsi rero ndumva neza nuzuye mfite byinshi byo kubabwira. So uyu munsi rero reka tuganire no ku musore wacu bita cyangwa se umugabo kuko yubatse urugo vuba, The Ben ku munsi w'ejo mwabonye ko yasinye contract muri Tekino. Byari ibintu byiza cyane, byari ibintu byo kwishimirwa dore ko yarasohokanye n'umugore we Winkiza Pamela. The Ben bamubaje byinshi cyane, bamubaza kuri contract dore ko yaramaze imyaka 4 agiranye amasezerano na Tekino. Amasezerano y'abararangiye imyaka 4 yarishize, The Ben ataboneka muri Tekino. Bamubaza kuba agize amahirwe yo kongera gusigninga contract na Tekino, avuga ko ari iby'agaciro gakomeye cyane kuri we kandi ari umugisha uturuka ku Mana. Bamubaza ibibazo bigiye bitandukanye, bamubajije kuri Bulldog, bamubaza kuri Green P, bamubaza kuri Medi, bamubaza ku bahanzi benshi bagiye batandukanye. Abo bose rero yagiye abavugaho ibisubizo bigiye bitandukanye. Green P yanyomoje ibyo yatangaje, mu by'ukuri The Ben avuga yuko Green P ari umuntu mukuru kandi ibyo akora abizi. Bamubaza kuri Bulldog yashyize hanze mu minsi yashize, yavuze yuko yakoranye indirimbo na The Ben ariko The Ben ntiyifuza kijya hanze. Abantu benshi bakavuga ko The Ben aba afite ibintu byinshi cyane ababitse ariko adashaka gusohora. The Ben mu by'ukuri yavuze yuko indirimbo ihari kandi hagati yiwe na Bulldog hari ibintu bigomba gukosoka kugira ngo iyo ndirimbo ibashe kujya hanze. Avuze bawongera bamubaza kuri Medi, avuga yuko Medi bafitanye indirimbo zigera kuri 4 zasohotse ariko ko bagifitanye indi mishinga yo gushyira indirimbo zabo hanze. Mu by'ukuri rero abanyamakuru bamubara ati se winiki wishimira kuba Medi yarafashe umwanzuro wo kujya muri gospel cyangwa se akihimana. Mu by'ukuri The Ben yavuze yuko Medi byabaye nk'indoto ziyo cyangwa se n'ubundi mbere yuko ajya mu muziki Medi nibyo yakoraga ari umukristo, ariko noneho byabaye dreams cyangwa se byabaye nko korosora wabyukaga niko navuga. Bamubaza noneho ku mishinga afite, avuga yuko muri uyu mwaka afite imishinga myinshi cyane, hari izasohoka muri kwezi kwa gatanu, hari n'ibindi bigikomeje. Bamubaza ku gitaramo afite hariya Texas, avuga yuko ari gitaramo azagira nk'umugisha kandi azari kumwe n'abantu azaba yishimiye. Baramubaza se Winkiza Pamela uwo dufata nk'umugore wawe w'isezerano, ubu ngubu bibaye ngombwa yuko avuga ko tugomba kujya gutura muri Amerika, ese The Ben wabyemera cyangwa ntabwo wabyemera? The Ben yavuze yuko ati ntabwo mbizi impamvu yahitamo ko tujya gutura muri Amerika kandi ari mu gihugu kiwe cyamubyaye. The Ben abanyamakuru baje kubaza, umunyamakuru nyarwanda yaje kubaza Winkiza Pamela, amubaza impamvu uko yumva amerewe mu gihe bari kumwe na The Ben. Avuga yuko aba yishimye cyane kandi ibintu byose aba ari kumwe n'umugabo we bashakanye, umugabo w'isezerano. Mu by'ukuri rero The Ben yavuze yuko afitanye indirimbo nshyashya igiye gusohoka mu minsi ya vuba we na Diamond. Abanyamakuru baramweretse ko tuzi ko mu minsi yashize mwasohoye indirimbo Why igaca kuri platform za Diamond. Ese The Ben kuba yaraciye kuri platform za Diamond, hari ibyo yongereye kuri Diamond nkuko indirimbo hitinze muri East Africa, hari ibyo yongereye kuri Diamond. Mu by'ukuri nawe hari byakugarukiye ariko ingufu nyinshi zagiye kuri Diamond, ubyumva gute? The Ben yavuze yuko indirimbo amugira umumaro kandi na Diamond ikamugira umumaro ndetse n'abandi bagiye bayumbika bagira umumaro. Mu by'ukuri avuga ko nta gihombo yagize. Avuga yuko rero noneho n'indi bagiye gusohora izajya kuri channel cyangwa se kuri platform za The Ben. The Ben mu by'ukuri rero yanyomoje abantu baba bafite ibintu byinshi cyane bagenda bamuvugaho, ababwira yuko ari ready kandi indirimbo mu minsi ya vuba, mu minsi idatinze izaba igiye hanze cyane. Mu by'ukuri rero The Ben bamubajije impamvu akunda kujya hadiya gikunda kugenda n'umugore. Yavuze yuko rero umugore amukunda cyane kandi yishimiye uko ari muri no minsi. Baramubaza abanyamakuru rero, umva abanyamakuru bamubajije ibibazo byinshi cyane, baramubaza se The Ben nyuma yo kuba y'umugabo ni gute ubona societe nyarwanda cyangwa se ni gute wiyumva?
The Ben yababwiye yuko byinshi kuri we byarahindutse kubera yuko mu gihe cyashize yari single, ubu ngubu akaba ari mariye. Avuga ko byinshi byagiye bihinduka, agaragaza imyenda yambaye cyangwa avuga n'ukuntu mbere yahoze ameze. Avuga yuko rero ubu ngubu yishimira urwego agezeho. Mu by'ukuri rero ndagira ngo nshimire umuntu wese wakoze subscribe kuri channel yacu Nyayo TV Show. N'undi turakora subscribe, gira making sure ko wakoze subscribe, hanyuma tujye tugutama video zacu za buri munsi. Amakuru utabonye muri showbiz uzajya usanga hano kuri Nyayo TV Show. Ndabakunda cyane rero, ndabashimiye. This is Nyayo TV Show. Andi makuru muzajya muyagenda muyabona buhoro, ariko namwe mukore subscribe, mukore share, mukore comment, mujye nyarushye no muri section comment mutubwire icyo tugomba guhindura muri video zacu kugira ngo mubashe kubona ibintu byinshi byiza cyane. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.